Shuti bakunze ba SCIM TV twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana nkuko bisanzwe muri kumwe na Eric Uwayesu. Ndizera ko mumeze neza nkuko rero mubizi murabizi neza ko iki ari igihe cyacu tugomba gukoresha mu buryo bwo kugenda tubatumirira abakozi b'Imana bagiye batandukanye hirya no hino kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe tugenda tubabaza especially ku bijyanye n'ubuzima usanzwe tubayeho muri iyi si. Kuri uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa bene data, reka mubwize ukuri, tubafitiye umutumirwa mwiza kandi w'inararibonye yaba ku bijyanye n'ubuzima ndetse no mu bijyanye n'iyobokamana. Bakunze b'igisata cy'iyobokamana rero ntimucikanwe, remember gukora subscribe kuri channel yawe kugira ngo ukurikire ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku wundi. Reka rero twakira umutumirwa wacu, muraho neza? Komere cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbaza. Yes, kuba tamuzi rero akaba ari umushumba nta byinshi nshobora kumuvugaho. Icyo akora nyine reka twongere tubahe uyu mwanya kugira ngo mwibwire abakunzi ba SCIM TV. Murakoze cyane. Nitwa Juvenal Dusabiyaremye, ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana, nkunda abantu, kandi nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya Imana iduhaye umugisha. Murakoze cyane nyakubahwa mushumba. Ni ikihe kintu cyagushimishije mu myaka yose umaze? Biragaragara ko usheshe akanguhe. Nashimishijwe n'ibintu byinshi kuko nanyuze mu nzira nyinshi, ariko ikintu cyanshimishije mu bintu byose naho nahaye agaciro ni ukuba narabaye umwana w'Imana, narakiriye ubutumwa bwiza ngahinduka umwana w'Imana. Nicyo kintu cyanshimishije kurenza ibintu byose. Hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati ariko ni gute umuntu rwose nk'uyu nguyu bigaragara ko ari umusaza ashobora kuvuga ko atashimishijwe no kuba wenda yatunga etaje cyangwa yabyara abana beza, akavuga ko yashimishwa no kuba umwana w'Imana, bivuze ngo yakiriye Yesu Kristo, yabaye born again. So uwo muntu ukiri mu byaha ni iyihe nama ntoya mushobora kuba mwamuhereza ishobora kumufasha? Inama namugira nuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere ya byose dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa hanyuma. Abana beza ndabafite, mudamu mwiza ndamufite, ibintu nagiye mbinyuramo, ariko igishimishije kuruta ibindi cyangwa se itangiriro foundation ya byose ni uko umuntu aba umwana w'Imana, akaba azi neza ko yagize igihe cyo kwandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Ibindi nyine nk'uko Bibiliya bitubwira umuntu agenda byongererwa hanyuma, kuko ibyo byose ni iby'akanya gato, ariko iyo wakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wawe uba ufite uburenganzira bwo kuzaba iteka n'iteka ryose mu munezero. Amen. Nyakubahwa mushumba, twagize umugisha wo kubana namwe kuri iki kiganiro, aho tugira ngo tubabaze wenda tubazo tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, cyane ko muri abashumba b'inararibonye muri uyu murimo w'igisata cy'iyobokamana. Ni ubuhe butumwa mushobora gutanga especially nko ku Banyarwanda n'Abarundi cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye batuye mu gihugu cya South Africa bivugwa ko kirimo umutekano muke kuri ubu ngubu? Murakoze cyane. Mu gihe Abanyarwanda n'Abarundi cyangwa se n'Abakongomani n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu bari hano muri South Africa dusa naho twugarijwe n'ibibazo bikunze kwitwa ngo ni xenophobia, ni uburyo abaturage b'igihugu cya South Africa bafite gutinya abanyamahanga. Umuntu yababwira ngo nibakomere, ari Abanyarwanda ari n'Abarundi, twese twagiye tunyura mu bintu bikomeye bitandukanye. Imana yagiye iturinda rero, ntabwo yigeze ihinduka. Nababwira ngo nibakomeze umutima, bihangane, kandi bongere bibuke kuko iriya Mana itagihinduka. Ubwo rero ubwo nibwo butumwa bwa mbere umuntu yababwira ngo nibihangane, bakomeze umutima, bizere Imana kuko Imana yasezeranye ko izabana natwe igihe cyose, kandi iyo tuyitakambiye iradusubiza. Ntabwo ari mu magambo gusa, hari n'imirongo ya Bibiliya dushobora kwifashisha. Mbafitiye ijambo ry'Imana dusoma mu Gutegeka kwa 2 ibice ni 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje.
duhagarariye kuri ayo magambo rero kuko abantu benshi muri twebwe bamenye Imana, bemera Imana, barayubaha. Aha rero harimo isezerano rikomeye cyane ridukomeza. Nta rindi shyanga ribaho rikomeye rifite Imana irira hafi nk'uko Imana yacu ituba hafi. Iyo tuvuze ngo ni Imana yacu, ni Imana y'abantu bose, mbere na mbere ni abayemeye bakagendana nayo bakemera kuyobora ubugingo bwabo, ariko ni Imana y'abantu bose. Iyo tuyitakiye rero ituba hafi, iratwegereye, no mu makuba no mu ngorane Imana irahari, kandi nituyitakira izadutabara. Kuko iri jambo ariko rivuze ngo nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Ni ngombwa rero ngo mu gihe nk'ibi twiyambaza Imana, twisunga Imana, twizere Imana, nayo izatuba hafi kandi izadutabara, turabyizeye. Murakoze cyane, ngira ngo ubwo ni ubutumwa bwiza, kandi ntekereza ko ari ubutumwa bw'isanamitima ku bazakurikira iki kiganiro. Mushumba, hari ikibazo abakunzi ba SCAM TV bakunda kwibaza, kandi ntekereza ko nk'abashumba b'inararibonye mu gifitiye igisubizo. Abantu benshi bakunze kwibaza bati kuki usanga abo twita abapagani bo hanze wenda bataramenya umwami Yesu, kuki usanga hagati yabo harimo bumwe bahuje, aho ushobora gusanga umuntu uvuye mu gihugu kindi aje akagera hano muri South Africa, yahura n'umuntu uri kunywa itabi, yamusaba aho kwamuhereza, bakaba bahita bamenyana, bakaba inshuti, bagasangira. Bati kubera iki bene abo bahuza kandi bakaba inshuti, kuki urwo rukundo cyangwa se ubwo bumwe bwabuze mu bakorera Imana cyangwa se mu bitwa ko ari abantu bajya mu nsengero? Bati turakeneye ko tubona umuntu ushobora kutwereka impamvu ituma abasenga bananirwa guhuza, aho ushobora gusanga bamwe badashobora kujya gusenga, abandi basengera, cyangwa bagapfa amadini n'ibindi n'ibindi. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo kigaragara ko gikomeye kandi kitoroshye kugira ngo umuntu agihe umuti wanogera abantu bose. Ariko muri rusange nuko urabona uburyo twese twizera Imana, kandi noneho twagiye duca mu bihugu bitandukanye bifite imyizerere itandukanye, abantu bafite za background zitandukanye, ugasanga hari n'inyigisho zimwe abantu bagiye babona bakazigira inyigisho shingiro, bakumva hari izo nyigisho byanze bikunze ariko bagomba kuzifata. Bamwe bakavuga bati twizera ibi, abandi twizera ibi, abandi usanga ari utwo tuntu duke abantu bagenda bapfa. Ariko uko iminsi igenda itambuka, dukwiriye gutera intambwe yo kumenya kuko abantu bose ari abantu b'Imana, kandi abantu Imana ibubaha kimwe, tugashakisha uburyo bwose bushoboka, tukishakamo imbaraga, tukareba ukuntu natwe twashyira hamwe kugira ngo dushobore guhuza, kuko n'ijambo ry'Imana riradusaba. Iyo dusomye mu Byahishuwe, ntabwo ndi bujye mu gice n'umurongo, ariko haraho havuga ngo abantu bibagiwe urukundo rwa mbere. Urwo rukundo rwa mbere rero biradusaba ko turushaka, tukarwishakamo, kuko yaba umugatolika, yaba umusilamu, yaba umuprotestant, uko yaba yemera Imana kose, Imana ni imenya umutima w'umuntu. Ubwo rero ngira ngo ubutumwa umuntu yatanga nuko twakwifashisha kijya gitero cy'indirimbo ya 21 mu Gakiza. Harayo indirimbo igera ikavuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Rero tugerageze kurwanira kwera mu itorero ryaho turi, ariko tumwaranire nuko twashaka kugira ubumwe hagati yacu. Nitugira ubumwe, tukagira urukundo, abantu bazemera cyane kumva ibyo tubwiriza kuruta ko babona yenda dusa naho tudahuje. Ariko icyifuzo nyamukuru nuko twatahiriza umugozi umwe, kuko Imana ni imwe, n'abayisenga bari bakwiye kuyisenga mu kuri, bakayisenga no mu mwuka, ariko bagakundana kandi bakuzuzanya. Ufite icyo arusha undi bagashaka uburyo bahugurana kugira ngo bagere kuri icyo kintu cyo guhuza, kandi cyaba ari igitekerezo cyiza umuntu wese ashyizeho umugabane. Murakoze cyane, ntekereza ko icyo ari igisubizo cyiza, kandi byari byo byose kirumvikana, ni igisubizo cyumvikana. Hanyuma hari abantu bavuga ko Imana bahamagaye kuyikorera, ariko ikababuza gukora akazi gasanzwe. Ugasanga umuntu nta n'akazi yagiraga, ariko akavuga ngo Imana yamubujije gukora. None ugasanga hari n'abandi bakoraga, ukavuga ko Imana yababujije gukora imirimo bakoraga kugira ngo bayikorere. Noneho ikibazo kikaza kivuga ngo eske ko hari n'abatagiraga akazi, batanize cyangwa batagira n'ubundi buzi runaka bakoraga, bavuga ko Imana yababujije gukora.
ngabo bo eske twajyaga tukubaza nk'umushumba abo biterwa n'iki cyangwa ngo mudufashe gusobanukirwa birushije nge ndavuga nkanjye nkuko Paulo hari ahantu henshi yagiye akavuga ati ndavuga nkanjye nka Paulo cyangwa ndavuga nk'umuntu ntabwo ndavuga nkuko ari Imana ivuze ndavuga nk'umuntu ariko Paulo uriya ni umwe mu bantu bakomeye babanje gutoteza ubwoko bw'Imana ariko igihe kigeze Imana iramuhamagara kuko imihamagaro igenda itandukanye ariko Paulo amaze kwinjira mu muhamagaro byabaye ngombwa kuko akorera Imana ariko ku rundi ruhande Imana imuha nuko ajya atwigisha ako kantu kuko nawe yabohaga amahema rero ku ruhande rwanjye nkurikije inzira twagiye tunyuramo nkurikije ibihugu twagiye tunyuramo nibyo koko imihamagaro iratandukanye n'impano ziratandukanye ariko hariho abantu basobanura nabi impano zabo cyangwa se bakaba badafite imyumvire ihagije ngewe nemera ko umuntu ashobora guhamagarwa n'Imana kandi agakora n'indi mirimo kuko byanze bikunze mu Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye iryo ni ijambo ry'Imana umuntu udashaka gukora ngira ngo hari hamwe abarimo n'ubunebwe cyangwa se no kudasobanukirwa hari abavuga ko Imana yababujije ko ariyo ntawe nigeze numva Imana yabujije gukora iyo ikubujije gukora ubwiba yateganyije n'ukundi kuntu izagutunga ariko ibyo ni wowe ku giti cyawe no kubibwira abandi birakomeye ariko ku ruhande rwanjye nshishikariza kandi nemera ko umuntu ashobora gukorera Imana nkuko tuyikorera akayikorera kandi ugakora n'ibindi bintu byagufasha kwiteza imbere no guteza imbere abawe ndetse na community urimo. Murakoze cyane wenda dusa nkaho tuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turagira ngo wenda muze kutubwiraho wenda gatoya wenda munirifire wenda no ku buhamya bwanyu gatoya hari ukuntu usanga abasore muri iki gihe batinya gushaka bavuga ko bategereje ko Imana ibabwira niba uriya mugore ari we bazabana. Ese ni ngombwa ko umuntu wese ugiye gushaka ashaka umukobwa ari uko Imana yabivuze cyangwa hariho turagira ngo mudufashe mutange inama ku rubyiruko abantu bakiri bato bumva ko bategereje ko Imana izavuga ikabatungira agatoki ngo nuriye? Mu by'ukuri icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi ni ikibazo abantu bagomba kurebaho bakanagitindaho naho tukivugaho gatoya ariko birakwiriye ko abantu bazajya bakiganiraho ijambo ku ijambo etape kuri etape kugira ngo abantu basobanukirwe. Ntabwo abantu bose Imana ibavugisha mu buryo bumwe. Imana ivuga mu nzira nyinshi, ikavuga mu ijambo ryayo, ikavuga ikoresheje abahanuzi, ikavuga ikoresheje ibihe umuntu arimo, cyangwa ikavuga ikoresheje abantu b'inararibonye. Iyo izo nzira zose itaziciyemo ikoresha n'ijwi ryayo, ijwi ryongorera cyangwa ijwi ryumvikana, noneho ukamenya neza kuko Imana yakuvugishije. Rero ngewe iyo abantu bambajije ikibazo nk'icyo ntitambabaza ngo cyangwa se nkababazane nkababwira ni umuntu wese agomba kuba asanzwe asobanukiwe ukuntu Imana imuvugisha. Ariko ngarutse ku kibazo ntabwo byanze bikunze uretse ko ndi bugaruke kuri iyo ivuga ngo umuntu asanzwe avugana n'Imana gute. Iyo usobanukiwe uko Imana ikuvugisha niwo unasobanukirwa neza niba byanze bikunze izanakuvugisha ku kintu cyose ukoze kugira naho izakuvugisha kuwo muzashakana. Ariko kubera ko umuntu muzabana ari umuntu muzabana karamata ugomba kwitonda ugashishoza ugasenga Imana ndetse byanashoboka ugasaba n'ibimenyetso ugafata umwanya munini kuko ni icyemezo gikomeye umuntu aba afashe kandi iyo bitagenze neza ubuzima bwawe nabwo bushobora kuhazaharira bigatuma n'ubugingo bwawe bwakononekara. Ni byiza rero ko umuntu yasenga Imana ariko kuvuga ngo byanze bikunze Imana izavuga ntabwo ngewe nemera ko Imana ivuga gusa mu bahanuzi kwa kundi abahanuzi nk'abaprofete ntabwo ndwanya abaprofete nemera abaprofete ariko hari ukuntu nyine abantu bamwe bamenyera kwa kundi bavuga ngo iravuze iki oya hari ukundi kuntu Imana ishobora kuvuga. Ubwo rero ni byiza ko abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bashobora kwegera abafite inararibonye bakaganira nk'uko nabitangiye mbivuga umuntu amenya A to Z intambwe yakurikiza kugira ngo ubwo dukomojeho nagira ngo ahubwo duhe uburenganzira abantu b'abasore inkumi n'abasore bafite ikibazo nk'icyo ngicyo bakeneye ubujyanama. Ngira ngo ahari cyaba cyiza ni kwa kundi bavuga ngo ni one to one umuntu ku wundi baje bagasaba audience
umuntu yajya atanga inama akurikije icyifuzo cy'umuntu kuko bigenda bitandukanye, hanyuma umuntu akamugira inama, ariko hakabaho gusenga cyane no gukorana ubushishozi. Reka tubashimire mushumba, icyo ni ikibazo cyugarije urubyiruko cyane muri iyi minsi, kandi ikibazo kibakomereye usanga benshi badafitiye igisubizo. Rubyiruko rero murumva neza ko SCAM TV igenda ibazanira ibisubizo bigiye bitandukanye. Umushumba arahari kandi nk'uko amaze kubyivugira yemeye kuzabaha inama, arahari ku bwanyu. Ongera ubibabwire ko hari wenda ku bwabo kugira ngo batazabura kurongora bakagira ngo wenda babuze ubaha inama. Ntabwo ari njye nyine watanga inama, n'abandi bose barahari, ariko ku byo Imana yatanze cyangwa se Imana yadushoboje kunyuramo, abantu bazakenera inama, telefone zacu ntabwo tuzihisha. Telefone yanjye ni 0761212248. Iyo ikora kuri telefone isanzwe, igakora no kuri WhatsApp. Ushaka yampamagara. Telefone yanjye sinjya nyifunga, ntabwo njya nyifunga. Umbuze kuri telefone isanzwe anyohereza message ya WhatsApp, nkahita mubona, hanyuma tugapanga, tukazaganira, tugakoresha ijambo ry'Imana rya Bibiliya, tukaganira, tukareba igikwiriye, hanyuma tukamufasha mu buryo bushoboka. Icyo ngicyo ndakibemereye. Mwakongera mugasubiramo iyo nimero kugira ngo abadukurikiye bongere bayumve neza. Ni 07612248. 07261222483. That is my WhatsApp number. Igakora no kuri normal call. Yes. Hanyuma nabahe bantu tuguhaye amahirwe yo gusuhuza umuntu umwe kwisi, ninde muntu wasuhuza? Icyo ni ikizamini gikomeye cyane, ariko reka nifuze gusuhuza umukecuru ubyara umufasha wanjye uri ku Kicukiro. Ndamukunda cyane kuko iyo avuga mba numva ari nka marayika uvuze. Umukecuru nuzabona iri shusho cyangwa inyandiko, ndagushuhuje cyane. Ntabwo ni muvuge amazina kuko ntabwo mu muco wacu tuvuga abamabukwe, ariko umukecuru ndamushuhuje. Ni umubyeyi wanjye, ndamukunda, akunda Imana, yakiriye agakiza, ubu ni umuririmbyi kandi ageze mu myaka y'izabukuru, ariko kuko uvuze ngo ninsuhuza umuntu umwe, mbonye ari we ngomba gusuhuza. Murumva rero ubwenge bw'abantu, asuhuje abantu babirorengera. Yasuhuje ubwo ni umukecuru, ariko avugamo nyine wamubyariye. Urumva ko n'abantu babiri bagendeyemo icyarimwe, ni bwa bwenge rero. Reka rero tubifurize kugira amahoro y'Imana. Mushumba, reka tubashimire kandi tubasabe ko ubutaha twongera kubatumira mu kindi kiganiro muzatwemerera. Turabizi ko umwanya w'abashumba bari mukeya, ariko Imana ibaha umugisha kuko mwemeye kubana natwe kuri uyu munsi. Ubutaha tubakenera nabwo mutwemerere kuzaboneka. Murakoze. Mbere yuko dusoza, nagira ngo ntange ubutumwa ku batwumva bose, cyane cyane bari mu gihugu cya South Africa ndetse n'abantu basenga bari mu mpande enye z'isi, badufashe gusenga bakurikije ijambo ryo mu Ngoma za 2 ibice 7 umurongo wa 14. Haravuga ngo, maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Dukeneye gusenga kugira ngo iki gihugu gikire, dukeneye gusenga kugira ngo ubuzima bwacu burindwe, dukeneye gusenga kugira ngo ababyeyi n'abakobwa bagire umutekano, dukeneye gusenga kugira ngo abantu batari mu bihugu byabo bumve bafite umutekano aho batuye muri iki gihe. Mwese mutwumvise namwe mwaduhaye ikaze, Imana iduhane umugisha. Nimwongera kudutumira tuzaboneka, kandi turishimye kuba dufatanije muri uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane nyakubahwa mushumba. Bakunzi ba SCAM TV, tukomeje rero kubifuriza kugira umugisha n'amahoro, kandi tubibutse gukora subscribe kugira ngo mubashe gukurikira ibiganiro tugenda dutanga umunsi ku wundi. Tubifurije amahoro y'Imana. Abanyamasengesho rero aho muri hirya no hino, nkuko umushumba amaje kubivuga, murushaho gusenga musengera bene wanyu bari hirya no hino, kugira ngo Imana ikomeze kubarinda ikibi n'imigambi yose y'umwanzi. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwari kumwe na Eric Uwais.